ariko we yashakaga ko dukora ubukwe nyine urumva ya proposaga dukora ubukwe cyari kigeze njyewe ndamubwira ngo ngiye Queen ntago nshaka ko dukora ubukwe yego wowe ari wowe udashaka ubukwe iwa bushaka yego tushaka kwambara ikanzu iryiki icyo nkeneye ni ikanzu ni umugabo uza amakanzu mfite umunsi nyirizina uragera abantu baraza turaza nyine nashuguritse mayo wanje nashuguritse urumva nyine ibirori ari ibirori araza agiye kwinjira yinjira n'undi mukobwa mu kirori nakandi keza pe yakukana kari keza muziranye turaziranye uvuga ngo wowe wico wari uhugiyeho cyashize reka tuje mu bindi reka ubuzima bukomeze none se nicare ndire maze nawe uri muri narivuze niyo wagiye sori ariko arabizi nawe ko rebe turi kuvuga arabizi cyane arabizi pe aho abantu gana abantu natwe tukaba babo abantu bari bahari nta abantu se barabuze abagabo nago babuze n'abagore nago babuze kandi abandi bakobwa bavuga ngo abagabo barabuze oya ahubwo babuze abo bakeneye ariko abagabo barahari abagabo badakenewe yo ni benshi baraseka bose baraseka pe aravuga ngo mama agira blague nshi ngo ubonye uko bombora se nguva aha ngo ari amakuru nyine ati okay sawa je gihari cyo nuko ngiye kubomboka tariki niyi ukwezi kunuku mupanga no kubomboka mu mezi twego ubundi kubomboka kwacu bya bifite save the date aho confidence irakeneye ku mwana w'umukobwa gwaba barateretswe n'umunani bakakwanga umva ko wacyenda zaba muzima sibyo apana kugenda ngo wama wiheba ngo ngiye ngo baranyanze ngo ngiye bimeze gutya na gutya no haguruka kwa kundi wasaga ariko ukomeza gusa ukomeze useke ukomeze wishime kurya abantu ntago bakunda abantu batishimye nuko mbyutse nsanga post zabaye post abantu bose ko postinga guhera ku murongo stati zose zimeze uko kuri WhatsApp ngo urugo ruhire bakwandikira bamupostinga uwo mutipe iwe ego urugo ruhire se ngo mwashakanye yabomboye undi mukobwa uti sawa nyine murakaza neza inshuti za Afremedia live aho muherereye hose ku isi ndakwakiriye wowe ufunguye iyi video ndizera ko uri inshuti yacu kubera ko ubashije kuza kubana natwe muri ibi biganiro kwifurije umugisha n'amahoro biva ku Mana kubera ko turizera twese nimba utanizera nawe ukizwe nta kibazo mugakiza n'ubuntu ubundi Imana iguhe umugisha ikugenera ibigukwiye nimba uri muzima nimba urwaye Imana igukize nimba uri muzima kwifurije ubuzima buzira umuze rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa abantu mukunda mushene abantu mukunda makuru abantu mukunda inkuru ndakubwiye ngo ntuze gukuraho rushinge turi kumwe n'umudamu ufite amakuru menshi agira amakuru ashobora kwinspiringa cyangwa se afite icyo yo gufasha ariko nanone uzi kubara inkuru tugiye kuba turyohewe muri kino kiganiro tugiye kuba turi kumwe reka mwakire mu kiganiro kuri Afremedia live karibu sana kwi thank you so much meze bite meze neza pe ko witonze nk'ifoto ntoya ntago nawe ndi ifoto ariko nditonze buriya gufata iritonda ntizibujira ayanjye ntago nitonda rwose tiyishaganya hano kuri Afremedia nta kibazo aha ni iwawe urisanga asante bimeze bite Aline rero iyo yicaye hano ndi gukora ikiganiro ntago mba ndi safe tugira ikibazo uzoza umuvugaho ntaco bitwaye umutereho comment nta kibazo okay tumeze neza nta kibazo muri Afremedia live umeze ute uhasanze ute niyo studio ya mbere muri Kenya urekanira studio za debut n'izindi zahari haruguru okay ariko hameze neza ni heza ndetse njye bivuze rero hari ntabwo no se ntindi kuri radio Rwanda niyo muganga
ngo ni studio yo munsi y'igiti. ariko ni heza harasa neza Iki turifuza nicyo giti kugera cyacu natwe ni hano munsi Aha y'igiti ngaha. cyacu. Urisanga. asante Rero hano kuri Afrimedia Live niho duherereye, niho turi, niho dukorera ibintu byose. Mwebwe mutureba cyangwa mudukurikiye n'ubundi mutugane muze tubakorera akazi keza. Urabona atari sawa kwi? ni heza rwose Abantu bakunda kwifotoza, Ndava. bakunda amafoto. ndava hano munkoreye ibintu Aha byinshi ngaha niho tuba, niho Imana idutije kuba turi. heza pe N'ubundi muzi abantu bakunda ibintu byiza. Aha, turakwakiriye hano, wisange wisanzure, ntahutihuti. yewe twisanze pe Tugiye mu nkuru nyamukuru, umugani w'abavuga. Ngaho ibwira abantu bakurikiye Afrimedia Live kugira ngo bamenye umuntu turi kumwe, bamenye umuntu twakiriye hano. Okay, murakoze. Amazina yanjye yitwa Queen Uwase Amanda. Ndi umunyamurenge, ndi umugorora, umwishwa w'abahiga, umugorora w'umuhenda. Ukantunza ngasiga kandi ariko k'ingenzi. Umwishwa w'abahiga, shatswe mu basinzira. Dutuye Kayodi. Uwase Queen Amanda. Amanda. Ufite amazina menshi. Ni menshi kandi meza. Ayo yose n'ababyeyi bayakwise. Hari ababyeyi banyise nawe biterwa. Nayo wiswe n'abamotari. Oya, narayise. Nayaha ababyeyi bakwise. Ababyeyi banjye se banyise amazina adatwika ntago nayavuga. Oya yavuge kubera ko Reka, uramubaciye amazi. Utayavuze uramubaciye. Nabaciye amazi ganyahindura. Nabaciye amazi nyakuraho. Ego ibaze. Ayo yose uvuze saya ababyeyi. Reka ababyeyi bahe. Nuko nitwa niko ibihe byanyise. Queen yaravuze nako Aline yaravuze ngo ntana rimwe ry'ababyeyi. Ntaryo pe. Gusa kugeza ubu papa mpamagara Queen, mama akampamagara Queen. Ibyo nayo banyise barayibagiwe. Ngaho ntaco tumenera ibanga hano. Amazina Tubwira uko bari barakwise. Ntago nayababwira kabisa. Nta mazina yanjye nababwira. Njye nitwa Queen, ibindi Imana iduhana umugisha. Yego. Ariko hariya muri background bari barivuze. Naje ndivuge cyane kuri mikoro. Ngaho ryivugire twumve, ngaho tubwire cyangwe nyavuge nje. So koko. Kuki muza mukunda guharibiye abantu? Oya ntaguharibiye tubwire ngo ababyeyi bakwise gute. Ababyeyi banjye rero ngenera Esperance. Nuko litwaga kabisa. None se n'amazina mabi, ntagara amazina mabi. None koko cyane kagagihinya. Oya uzikuru byagenze. Nyine hari ukuntu byagenze amazina ahinduka ntanabigizemo uruhari. Gute? Birahari abari bizi nyine bari kubyumva ntago ari ngewe hano abantu turi kumwe ntibabizi nubwo bibareba kandi nanje nkunda mushene mushene sibera ku mazina yanjye nibahagarare bumva izo mbazaniye bandeke urumva ariko ibyo ubazaniye birahera ku mazina kuko yewe abantu bose batwa nitwa Queen Uwase Amanda kandi izina ngo ni address none se nimvuga ngo nitwa Esperance ntawo mpamagara Esperance ngo nitabe niyo wimpamagara uri nyuma nge sinabyibuka ko ariko nitwa nukuri bavuze ngenera nti waru ntago mbyibuka pe nuko nta n'umuntu wabinyita pe papa wanjye yego rwose cyatumye wita Uwase ntumva hatarimo akantu papa ndamukunda pe nta nubwo nanjye babyise anyway tuve ku mazina urakoze cyane kubera ko murumva ko atangiye kutudictatinga hano cyane mumvire ku mazina saa yanyu aha urakoze cyane Queen reka naje mwite Queen kubera ko ari ry'abantu bamuziho cyangwa se bakunda namwe ari ryo mufata ari naryo mukunda iryo rya za specials na ba Esperance nabangenera twifatire ka Uwase yego pe sibyo witiramo n'umukobwa wanje aha uri umwana wa kangahe iwanyu iwacu ndi umwana wa 3 muri banga turi ndabizi 7 muri 7 turi 7 uri umukobwa umwe se kugira ngo wiyite Uwase wenyine ahubwo nkaba ari ukuri bambura iwacu turi abakobwa dore gutya turavuga 6 umuhungu umwe none kubera ko warushije abandi amanyama bari uje kwiyita Uwase n'ubundi mbarusha amanyama kuva kera barabizi ya tureka tuze kuyumva hano naje kera yandushije ntimwa mubibona
none niki abantu bakuziho nkunda ico kibazo cyane ugikunda iki kibazo gisa n'ikigoye kandi kitagoye ikintu abantu banziho nkunda guseka umuntu wese unzi arabizi nicyo kintu kindanga ahantu hose mba ndi kwisekera buri kwisekera cyane wewe niki wiyiziho cyane ikintu niyiziho cyane kiraya kugira ngo ikintu umuntu yiziho kiba gikomeye kuko abandi ntibaba bakizi mpamvu natwe dukeneye gucuma oya ikintu niyiziho cyane nanjye niyiziho ko ngira ibyishimo muri njye ibintu byose bitampa ibyishimo ntabwo mbiha umwanya abantu bagira ibyishimo buriya ngo baba bakunda abantu nawe urabakunda cyane cyane uzi kubana cyane pe ni ukuri umuntu dufitanye ikibazo uzamenye ko ari wowe utameze neza ubu ntabwo azaba ari muze kutubwira muri komenti abantu bazi Queen mutubwire uko mumuzi ni ukuri pe ni ukuvuga ngo wiyizi nk'umuntu ugira ibyishimo ibyishimo nkunda abantu nkunda gusabana ni ibintu byo mu bantu aho hafi ni hafi aho cyane asante none niki wewe ukunda cyane apana nico wikundaho nico wowe ukunda iki cyane njye nkunda kubona abantu bishimye two bikazera mwumvise ukuntu ibintu byose biba bigaruka ku byishimo ahantu hari abantu bafite positive vibes aho turagenda ni hano rero mwabonye ko ari hano turi niho tugiye aba big energy ubwo ngubwo mwabyumvise ariko ibyo bindavuze si ibyanyu niwe wabivuze sawa izo ni ibye araza kubitubwira nimba ari birimo nawe ariko nta kibazo aha Queen nkahibwira abantu muri bref Queen ni muntu mwana nyiribihe se noneho nzane n'undi Queen oya dushaka kumenya Queen mu buryo umuntu ubonye Queen amumenya nk'umuntu uzi ukunda guseka ariko se ni muntu ki okay ndi umuntu usanzwe ndi umuntu usanzwe ndi umukobwa w'umunyamurenge uri aho udafite ibintu byinshi yagezeho nageze kuri bike ariko binshimishije binejeje yego ni ukuri urumva rero ikintu umuntu agomba kumenyaho ni nk'iki muri karagiteri ndi umuntu ukunda nyine gusabana ukunda abantu nk'ibyo ngibyo gusa ndi umuntu usanzwe nk'abandi wize amashuri atari menshi cyane wenda ufite urugo yishimiye ndumva nta bintu byinshi bingize ngewe ibintu bingize ni ngewe umuryango wanjye n'abantu nyine tubana aho hafi so ibintu ko ari byinshi cyane wowe uhawe bigira bigufi none se sibyo impamvu nabikubiye mu bantu umuryango wanjye nawe ni abantu nyine ibintu ni nk'iki nkora iki tugiye kwinjira mu nkuru yiwe kandi ni inkuru iryoshye cyane uza gukunda nanje yankozeho iyo ayivuze iri inyuma ya kamera ihita iryoha cyane noneho ni byiza ko tuyibasangiza ariko reka tubanze tumucambuwe tumenye ngo ni muntu ki umuntu tugiye kuba turi kumwe muri kano kanya ukora iki kugira ngo abantu umuryango munini wa Afrimedia nushake nawe uzagushigikire uhera aho ngaho kumenya mu byo ukora okay ikintu nkora icyambere nkora muri salon ukora ibintu bya beauty makeup ku bageni n'abantu bose bakeneye gusa neza dukora inzara dufite salon hari akabiri yitwa ngo ni American Salon American y'inyamavira kiri mu dukabyora ubundi ibintu byacu byose n'ubundi wayeho gutudakabya ibintu bigomba kuba bikabije ni ibyo bintu dukora ikindi tukaba dufite YouTube channel yitwa The Beauty TV show dukoranaho na Aline Mabukwe tumva ari nk'ibyo bintu buriya ni nyoko bukwe cyane biri seriyese cyangwa byo kwitana ni ukuri biri seriye gute Mabukwe avukana nawe ni muri umuntu Mabukwe neza cyane neza ijana ku ijana abanyamurenge bazabivuga neza ngo giti neza cyane okay ni Mabukwe buriya cyane ariko Mabukwe giti Mabukwe twahuje Mabukwe w'umusitari murumva ko ari nyirabukwe rero ni umuntu bafitanye mufite ibyo musharinga byinshi cyane
muranakorana muri salo? turakorana muri salo. buriya Aline nturebe ko abyibushye. iyo ageze ku bintu z'amafaranga azaba bishashe yo kwa makora bukira ubushangaza bibwira hatarimo amafaranga. ari nawe wananyigishije by the way. narashatswe musanga muri famiye aranyigisha ibintu byose, yaba ari makeup ni wanyigisha, gukora inzara ni wanyigishije ibintu byose, nyine yaranyigishije mbere mu momento mwiza. ndamushimiye. Okay, ni ukuvuga ngo mufite uburyo bundi mwasharinze bond cyane. ni ukuvuga ngo ni inshuti yanjye birenze uko byo bya mabukwe. yego ni mabukwe ariko birenze na cyane. inyuma ya cyane dusangira ubuzima hafi ya bwose. ni ukuvuga ngo Aline ni inshuti yanjye magara. turamusuhuje Aline kandi tumwifurije gukomeza kumera neza n'ubwo bushashe mu gihe hashaka amafaranga. n'ubwo bukuba. ni inkuba cyane. ni inkuba. yego Aline naje twari tuvuga Aline ariko ni Queen. ariko none sinje ubitiranyije cyane nje nyine. Oya ni n'abantu benshi. none abantu benshi barabitiranya kubera ukuntu mumeze gutya. ndifuza ko dusanga izi nkuru yawe kandi uyibwira aba bantu. mvuge gute, uyishishure uhawe uyinogereza neza, uyiharure nta kanto zize. yego none tubwire inkuru yawe. numvise uvuga urugo, ngo uri umugore ufite umugabo n'umwana. nubwo wenda utaba tubwiye ariko uraza kubagarukaho muri iyi nkuru kugira ngo tuyisangize n'abandi. yaranyensipayarinze, numvise ari inkuru yankozeho personally. nifuza ko n'umuryango munini wa Afrimedia uyumva, nubwo ntayizi yose. ariyo mpamvu namutumye kugira ngo tuze kuyibabwira namwe cyangwa se muze kuyumva. tubwire inkuru yawe y'urukundo, uduhere. wamuhera none igihe wabitangiriye. ntuvugaga uyu muntu afite umwihariko wo kuvuga inkuru. nababwira amakuru mukaza mujyama mukabyuka mugisanga. none igihe nahereyeho navuze ngo muri Afrimedia ntahuti. hano nitwe ni ahacu. nta muntu uza kudusohora ngo atubwire ngo ko mwatinze. namwe abadukurikiye ndabizi ko mufite umwanya kugira ngo twumve ano makuru. inkuru yanjye rero nta nubwo ari ndende. mureke muce mu ijambo. twari kuba twamutumiranye n'umugabo. iyi nkuru yari kuryoha n'umugabo ariko kubwo impamvu zitaduturutseho twese. next time tuzaba turi kumwe cyane rwose. ni ukuvuga ngo ntabwo dufite inkuru ndende y'urukundo. twe ntabwo tuba tuja muri byinshi, iyo bitinze birapfa. okay, umugabo wanjye ukuntu twahuye, nari ngira akazi ahantu ko gukora muri Kinyozi. waduhereye imbere y'umugabo wawe aho dutangirira ukatubwira ati ibintu zaba expired nje mbisubiremo. ntabwo zaba expired kubera ko biracakomeje, biri part y'ubuzima. nabajije nimba mvise ikibazo cyane, nabajije Aline mu rukundo. sinigeze mvuga umugabo gusa umugabo araza kuzamo kuko nti tubatandukanya ariko turacari kuri Aline. before y'uyu mugabo muri kumwe Aline yabanje gukunda uyu mugabo, waramukunze. uyu mugabo muri kumwe waramukunze ariko kandi Aline winjiye muri ibyo bintu gute? Queen murambabarira kubera ko Aline bamaze kugira gutya kubera ukuntu bameze. na debut ni namwita debut nta kibazo. Queen tubwira amakuru yawe wowe as you. numara uraza kutugerera kudukorera kuri wa mugabo w'inzobe. muzungu sha ba muzungu. uyu n'umukobwa yashatswe n'umuzungu. burya amakuru yanjye se noneho hari ukuntu biza bigora kuvuga amakuru y'ibintu byatambutse bitanafite n'akamaro. ahubwo byatambutse biza byoroha kubivuga kuko byabayeho kandi umuntu abibamwo. nico ciza nyine. kandi ufite save. abantu namaze kubabwira ko uzi kuvuga inkuru kandi kikindi inkuru nayo. Queen rero mu rukundo so navuga gute, narakuze nk'abandi bakobwa, nk'abandi bana menya ubwenge, ngera igihe nyine cyo gukundana niba cari kigeze, ariko cari kigeze. ubundi kuri we igihe cyo gukundana kigomba guhera ryari? si igihe bagukunze.
naho wowe ukunze nacyo wowe nyine ushobora biba gukunda byatangiye. batagukunze. ayaye twe dukundwa kubera ko utegereza igihe bagukundira igihe ubusha gukundira. Wowe se uba uri mu bigezaho oya ntabwo ukunda bitabaye ngombwa ko babanza kugukunda. oya twebwe turi ntabwo ushobora kubona umuhungu ukamukarashinga ukimubona mutavuganye. sinzi biragoye cyangwa icyo kigero umuntu aba amaze gukura. ahubwo wenda biterwa n'umuntu buriya umuntu uzi wakunda umuntu ngo ubonye aho ngaho ngo ugize crash ngenza nabyumva nkumva birantangaje. Umuntu ngo kuko yicaye hariya umwiza ku isura isura tubona bavuga ati uyu mwana umuntu ni sawa uzi umureko gaturiya muntu ni mwiza ariko ntabyo ugahekeraho nuko babishize ubwiza se kibazo reka twari tugacishijemo. winjiye mu rukundo gute? ninjiye mu rukundo wowe rero twinjizemo nta kibazo igihe bagukunze wayo wanje okay ukuntu nyine bimeze nanjye narakuze nk'abandi bana njya muri sosiyete ngeze muri sosiyete ndakundwa. Nyamurenge cyangwa Nyarwanda cyangwa Inyakenya? Sosiyete Nyamurenge cyangwa Inyakenya ariko ibibazo byo muri Afrimedia sosiyete nyine y'abantu kujyaga ntitugira limite. Umuntu wese afite umutima umunyamurenge yawo umunyarwanda twese gukunda mushene ko ndakomeza cyane. Ngeze muri sosiyete ndakundwa gusa barabanyamurenge of course ngewe turakundana n'umukenya. Umukenya nta munyakenya uragutereta? baragutereta ariko gukundana no guteretwa biratandukanye ubwo usanga nta kibazo ngahinjira mu nkuru uragenda utumva ahantu abanyakenya binjiriye nishireho. Ahubwo Afrimedia afite amakuru ashaka kumbaza karamera nkuri kuyarekanya kubwira ngaho yasibyo nyine. Ngeze muri sosiyete nkundwa nyine n'umuhungu nk'uko bisanzwe arabimbwira turakundana. Ariko wamugani reka ngusubize inyuma wenda nihuse cyane. Aha turi ku bantu badukurikiye bari muri Amerika bari mu Rwanda bari mu Burundi kuko tugira abarundi benshi n'abanyarwanda benshi baza badukurikira. Turi muri Kenya. None wageze hano gute? Wageze ryari? Nageze hano kugira ngo tuze kumva range. 2015 mu kwa mbere waciye imyaka buriya 10 irageze 10 irimo 9 nyine izagera nyine muri uko kwa mbere. Umaze imyaka ingahe wubatse? 3 sawa turumva ko ahantu biherereye ni muri Kenya. Zange bikunde ni hano cyane hani ubuzima bwatangiriye. Winjiye mu rukundo gute? Watangiriye mu buhe buryo? Nimba ari ni Rwanda taco? Natangiriye hano mu Rwanda sinigeze ndebana n'abana bo kwa Kagame. Wahereye ariko nari nkiri muto. Nari muto mu Rwanda yego. Nahereye aha mu makorari ngo twagiye kurepeta naho. Nabonye uri n'umugisubizo. Umuholi ba muri Ministry of Holy Interest Ministry. Nabonye asigaye uri umuririmbi buri bisanzwe. Nzi kuririmba cyane ga. Duhindure topics ndirimbe ndeke mushene. Nayo ntakibazo turaririmba. Tuzaririmba ikindi. Nabonye ejo bundi ufashe mikoro. Yanza ndirimba. Ndatungurwa. Sindi umugorora. Sindi umugorora se. Ngo kantu mukwiye. Tuzatwiburira. Nuko. Kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara. Mba mwikorari. Hashize iminsi umuhungu araje. Twabaraga mwikorari nyina aho ngaho. Ngo mwikorari nyine. Mwikorari no kuri ari na conducteur. Amakorari azakora ibintu. Amakorari azakora ibintu bitari byiza. Ariko amakorari ni sawa. Arantireta arambwira ko nagukunze ibiki mu bintu utanumva neza kuko n'icyo gihe nta nubwo nari nzi ngo twakundana n'umuntu ngo tugere. Wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 15. 15? Nico gihe wavuga ngo wari ugeze mu gihe cyo gukundana? None se si bari bankunze? Umva mabuka ngo nari kirara ariko mabuka biki gihe. Nuko arabimbwira nanjye nk'umuntu utanabyumva cyane ariko ariyo myaka wumva ko ari byo bigezweho nuko nyine ndabyemera ati ngaho dukundana. Ariko se byari ibiki? Byari kugenda ukamubaza uraza kurepeta
nawe akakubwira ngo ndaza mwata akaguherekeza akakugeza kuri gate agasubira iwabo. wagiraga telefone? Nagiraga telefonera, nta telefone nagiraga. Twaba twandikirana kuri Facebook ukamwandikira ngo bite akaza gusubiza hashize iminsi 3 ukoresheje ya mama wawe. nkoresheje nyine y'umuntu uwo ari we wese sinakazantoranye. Nyine ukamwandikira igihe abona umwanya nawe akagusubiza. Nyine urumva urukundo nyine ruri aho ngaho rudafite nyine rw'abana tu udafite mwelekeo. turakundana nyine nk'uko bisanzwe igihe kirekire twamaranye igihe tutazi ibyo turimo. Nk'imyaka nk'itanu. Nyine urumva noneho twageze aho dusobanukirwa ibyo turimo tuba bakuru nyine ibintu bitangira akiri ubumwe. akiri uwo pe nta wundi rwose. Dutangira kwisobanukirwa noneho. mwariganaga basi? Ntitwiganaga n'ukuri. Ntabwo twiganaga, twahuriraga nyine aho ngaho. Ubundi cyari kiduhuje cyane aho ngaho ni muri korali twararirimbanaga. Ndumva ari ibyo ngibyo turakundana. Nyine umuntu akaza yicara aho yibaza ngo isuku uyu muntu amaherezo yiwazoba yahe. Nuko ariko nyine nawe wabireba njyewe nabireba nyine nkabona isuku uyu muntu tuzabana se, ariko wabireba neza nyine ukumva ntureshuwe, ahubwo ukagira amatsiko yo kumenya iherezo ryabyo. Uko mwemo icyo gihe wari watangiye gutekereza nk'urugo cyangwa warimo wiryohereza nyine ubuzima? Ikibazo kiragoye, ariko buriya abakobwa tuzatwibesha igihe cyose ukunda umuntu Uzumva uza mwoja mu utekerereza iriya kure. si ukwibesha ariko none mugira vision ndende y'urugo. Oya, ahubwo twe tuza mu bintu dufite vision ndende. Abo dusanze tugasanga bafite ibintu biri nk'uko biresha nk'uko. nuko turakundana tubayaho nawe ngo tubayaho nuko twaba tubayaho. Igihe kiragera turi hano muri Kenya muri processes nyine iwagirirwa amahirwe yo kuba ntuza process yabo yagenda bagira igihe cyo kujya hanze. Mu Burundi bazabyita ngo nugutomborwa. Nukuri abatombowe yuzuza amafishe ageze igihe cyo kujya hanze. Nyine urumva iki twa tugikundana. Ari ugiye kugenda. Turategura ibirori nk'abandi bana nyine bashushe muri iyo myaka. ariko noneho icyo gihe urumva 2015 imyaka 5 nari ngeje imyaka 20 nari maze kuba umukobwa mukuru muri corona. Muri corona nari maze kuba umukobwa mukuru nyine wifatira imyanzuro. Noneho utangiye kumva ibintu neza ibyarimo, utangiye kumva uburyohe cyane. Nukuri utangiye nyine kumva ibintu urimo neza, gutangiye kwisobanukirwa. Ataragenda mbanze ngusubize inyuma, nkunda mushene cyane sinabibabwiye. Ataragera ku gihe cyo kugenda, uru rukundo rwanyu se wabonaga ruri seriye nyine mumeze nk'abantu babirimo cyane? Ni ukubona twe bantu twari seriye birenze. Twari seriye ni ubuvuga ngo nyine urabona ubundi ikintu kikwemeza ko wenda umuntu ari seriye ntiwokimenya ko ntawe uzurira mu mutima w'umuntu, ahubwo wenda nuko bagufite uri umwe nawe ukamugira ari umwe, nibwo wenda mvuga ngo turi seriye, kuko wenda ntawe ushaka ku ruhande ngo ashaka undi. Mwari munaturanye? Twari tubanaho nyine, ntitwari turanye cyane ko hari hafi nk'uko, ariko nyine rwari seriye cyane. Noneho mwakubitiraho wenda n'imyaka mumaranye bitewe n'ukuntu muziranye. None imyaka 5 ni myinshi uhorana n'umuntu daily umaze kumenya nyine umaze kumva mubirimo neza. Agiye kugenda rero nibwo njyewe nateguye nyine ikirori cyo kumusezera. Wowe n'amaboko yanje jewe ku ifaranga ziwe se? No, apana ku mafaranga yiwe. Urabona hari ukuntu nyine umuntu aba afite inshuti, nateranyije inshuti ziwe n'izanjye, ko urabona ko twari turi inshuti cyane. Nubwo twakundanaga twari inshuti cyane ko twarahoranaga inshuti, twabaga nk'abazisangiye. Mbese inshuti zanyu ni nk'ari zimwe? Ni uvuga ngo nifashishije inshuti dukora group ya WhatsApp yo kumusezera. Nabwo zari zeze cyane. Noneho ngo za birthday wagaze ubwira ngo ni ubukwe bugiye kuba. Nuko dukora group, turipanga, turitegura ibintu byose, amafaranga turayatanga pe, turi benshi. Atabizi? Okay, ntago yari abizi, gusa yaje kumenya nyine kuko ntago mwari nyine nsigaye mbona utugurupe twinshi abantu bateguye ka bashi, bamara kugategura bagahita bagategura na nyiri bwita ari uzushiraho abantu ngo shiraho uyu nguyu, noneho bamara
bakora surprise uwo munsi akaza nyine babatunguye nawe akaza agatungurwa agatungurwa no iwe nabimubwiye before mbere yuko nyine tuza muri icyo kirori kuko ntabwo wari wumva yari afite gahunda nyinshi urabizi ko bafite gahunda nyinshi bari kwitaba ahantu hamwe n'ahandi nyine urabanza kubimenyesha kugira ngo aze kubishakira umwanya nuko kugira ngo atazabatenguha nyine akaba yobura ya umunsi nyirizina uragera abantu baraza turaza nyine nashuguritse mayo wanje nashuguritse urumva nyine ibirori ari ibirori araza agiye kwinjira yinjira n'undi mukobwa mu kirori akandi keza pe ako kana kari keza muziranye turaziranye mwari muziranye nako turaziranye pe twari tuziranye n'umushuti wanjye nyine biri aho ngaho bitari ibya cyane uwo wundi uwo mukobwa turangije yari yasako yanyu nyine yaza nshuti yego turangije kuri iyo groupe nawe no ntabwo yari kuri kuko ntabwo yari inshuti nyine cyane ya hafi turangije ibirori birabandanyije mugani w'abarundi musara ahagurutse ati reka duhagurutse ga nyir'ikirori akate keke noneho mbere yuko atakata kuko abantu benshi bari babizi ko dukundana urumva nyine ni ibirori byari bisa n'ibizwi nyine cyane kuko imyaka 5 urumva ni imyaka myinshi umunyamurenge wese ahari aba yamaze kumenya ko nyine harimo akantu na famille yari ibizi ko mukundana bari babizi bari babizi pe ko yari umuntu nyine uhora mu rugo yewe nka famille nyine nuko arahagurutse ariko atarasaba cyangwa yari yarafashe barangije nyine bagera igihe cyo gukata keke nyine urumva namwe murabizi mu birthday umuntu agiye gukata keke ngo hagurutsa sheri wawe ari mu ikatana cyangwa ufite nyine umugabo uri umugore gutyo nyine urabizi ko ari uko bigenda mwari mufite umuye musuri sawa se byibuze biryosha birenze ariko MC we ndango yashiranye n'uwo munsi nuko arangije aramuhagurutsa nyine bakate keke tipo arahaguruka ahagurutse undi oyaye yarabanje arazerera ukagira ngo yamubuze none nkaza nibaza mu mutima tesuku nubwo ndi igikara tuvuge ngo nabuze mbaye yatome naburijwemo noneho nyine hashize akanya mbona ahagurukije uwo mukobwa bari binjiranye none urabizi nyine ko uyu muntu ahagurukije nyine umuntu wagiye gukata mbese bari bavuze ngo ahagurutse sheri we bakate keke yego yahise ahagurutse uwo mukobwa urabona nk'iyo umuntu ahagurukije wenda sheri bagiye gukata keke hari ukuntu nyine abantu bakoma amashi nyine bakabyishimira nta muntu wese ukoma amashi kuko ntago banze kuyakomenda ko atabyishimiye simbizi baratunguwe urumva ni yasako y'abantu muziranye mwese habayeho gutangara twese twatangariye rimwe Imana ibiciye kera baravugaga ngo bene iyo tamoro ntoya ngo Imana ibirahanye nuko turatangara turumirwa mugani batewo wowe umera gute dushushanyirize umera gute muri ako kanya hari abantu wenda bakurikira kino kiganiro bari bahari nta kintu na kimwe kigeze gihinduka kuko nari imeze kwaretse kutubwira gutyo kwi uwo ni we njye kabisa nukuri erega nje ariko se ubyibuze urabyumva ego ntago bingaragara ariko mo indani ndabyumva no sico warabyakiriye ubona nyine yabyakira uzumara ko uri muri filime hari umugabo umwe inza numva ngo ngiye kera muri Kongo bakatanyama baramukubise noneho bahita baza se ngo uwo muntu wakubise urwo rushi ntahwereye ari uri kubaza ari we bakubise wowe ntiwumvishe ko rero ari we wahagurutse utabizi oya naratangaye nyine nanjye narumiwe mu bandi ndavuga si ibintu biri kuba nibyo cyangwa uhora umeze nk'umuntu watangaye gusa utarabyumva uzumva hashize nk'iminsi 2 ko ibyo bintu byakubayeho urumva nuko byagenze nyine nari nicaye n'umushuti wanjye yarambwira ngo rero ahantu uramutse wenda ugaragaje reaction mbi byagaragara nabi kuko wenda wasanga ari nacyo yagambiriye wasanga yari yabipanze ariko nawe ukicumva ko ari kugupima bitari ibyanyabyo cyangwa wumvaga ari ibyanyabyo nyine ego ntago nari ndi kubyumva ngewe ntago nari ndi kubyumva pe numvaga nkeneye ubusobanuro burenze ibyo cyangwa kubona ibindi bintu ntago nyine birumvikana ko ushobora kuvuga ngo ari kumpima se buriya aracampagurutse ntabwo gupima bihari ntabwo gupima nazari birimo
urumva abanyakenya nibo bazavuga ngo anakupima akili yewe yayipimye mbere urumva ari nk'ibintu yari yapanze kubera ko simbizi simuvugire wenda ibyo atambwiye ntabyo wari usanzwe ubaziho se byibuze nta na rimwe turanababonana nta munsi n'umwe sindanabumva turanabyumva cyane hari ukuntu wenda ushobora kumva inkuru ukavuga ngo ni amakuru y'abamotari ntuyemere ntayo pe ntayo nigeze numva rwose naratunguwe kimwe n'abandi bose bari bari aho nuko aramuhagurukije bakata keki nyine turakomeza ikirori kigaraguma kiraryoha none umuntu umwe ntabuze imodoka kugenda yego ngende nje ntago nagombaga kugenda ikirori kirarangira kabisa cyane turarya turabyina turishima nyine ariko deep down ntago nabyumvaga nari mbabaye of course ariko hari abavandimwe bawe bari barimo cyane aho ngaho bari bahari ibo bamera nka gute nyine barumiwe none se ushushanyiriye hari ukuntu nyine murumuna wanjye niwe njya nsereza cyane arambwira ngo kwingoreka nkubwire ngusebye muri wo parire yarambwiye ngo nasebye muri loud speaker uwo munsi nyine cyangwa ako kaje dutashye ngo ushaka kwingusebye muri loud speaker yitwa Denise murumuna wanjye Denise nawe wazi ukora mu gikomere urumva nyine nasebye muri loud speaker nta kundi ndabyakira turataha nyine tuva aho ngaho turagenda ntabwo nyine mvugana nawe we maybe ageze iriya nibwo ntiwamubaza ubusobanuro musohotse no bwike nega aho ngaho nta busobanuro bukenewe ibintu byose baba babikweretse ibindi ni amahane uba ushaka nta busobanuro bwari buhari nawe uri ikinya aho ntabwo ndi ikinya nyine ibintu byo bigutunguye gutyo nyine bijura byakira kuko ntacyo uba ufite wabikora kaje karemerwa mugani w'abavuga si n'umuntu wenda uri bugumaho ngo uraza kumusaba ubusobanuro ni umuntu uzagenda bwari buca agenda nuko byagenze ariko se byibuze mu mutima ntiyagumemwo ngo yarimo mpima ntiyashakaga kugaragaza ko dukundana ariko nyine biracyahari oya nta bihaba gute reka nyine nawe ubibona kandi uba uri mukuru ubona ibyabaye agenda ntarindi kemera guseba ntaryo nta na bayi habe ntayo pe nuko naho duherukana niba yarashitse niba indege yaraguye nibyo ntazi ariko nyine urumva ntabwo byagenze neza nyuma za kuguha apoloje amaze gushika se basi yageze ariko nyine urumva ibintu bari bakugutera isesema aho ngaho bahaze yarahaze amadorari yarahaze sha amaze kurya neza atagowe ariko byose ibisobanuro byose byabaga bihari ntacyo byabaga bivuze kubera ko icy'ingenzi nico yari yakoze ariko se akaguha ibisobanuro kivuga gute kugira ngo akore ikintu nk'icyo ntago sinzi uwo muntu tumureke kuko afite amavuta make ntago isobanuro kizima yari afite nyine urumva tumubabarire cyangwa tumuhane ayiwe turamuhanira iki ibyo yakoze byari byiza kuri we no kuri nje no kuri wewe cyane naje kubona ko Imana yamukoresheje reka yatekereje kure n'intwari cyane ni inshuti yawe muza muvugana n'ubu nyine ni inshuti yanjye turavugana waramubabariye muri wowe cyane kera namubabariye hashize igihe gito pe wumva birashize se ntabwo byashira ko icyo kintu kiraremereye gusa nyine ubusobanuro yampaye nyine yasaga n'uwibeshye ku kintu runaka wenda nawe bamubwiye adahagazeho neza akabikora asa n'uri kwihimura nyine kuguhima ni nk'uko byari bimeze ariko ibyo byose icyo umuntu cyose yakora ntabwo ari ubwo buryo wabikoramo ariko se nuvuga ngo yabikoraga yihimura ariko batakundanaga na wa wundi ni nk'aho wenda ni nk'aho yamuterese yabura nk'iminsi 2 icyo cyo ngihagaze uko iyo baza kuba wenda bari bakundana bari gukomezanya nawe bararekanye cyane mva ntibatindanye nuko byagenze uwo baragiye agenda nkazahene nuko uraheba wenda heba ndanibagirwa sinza ntindaga njewe sinza mbitindamo sinza nguha umwanya gute abahaye batereta imirongo ukaja kurara urira hari uhaye ugutereta ufite abandi se basi baguhoza amarira
none se urumva umuntu aba afite lisite oya nyine wari usanganwa abandi ntago bari ku buryo- abandi Okay, reka komuteri tubyite gutya sibyo kandi mugani wawe abivuze neza ngo umuntu aba afite lisite Hey, tuzi none. ko abakobwa batendeka ntago ari njye ntago nzi gutendeka habe n'ikintu kitombaho nza numva ntacu umugabo wanjye inyuma muranyihanganira Gutendeka. nkunda amakuru ariko ngahe komeza Gutendeka ndabaza ibibazo ko ni amafuti cyane umare ndangije ubu ufite wenda abantu bagutereta abc apana mukundana bagutereta bagukunda kwa yego wowe udakunda cyangwa se wokunda ariko ari ufite udakunda kubw'impamvu uriyangaje z'uko hari undi abo iyo ugeze muri iyo situwasiyo gama abakobwa mwe ni ukuvuga ngo uhita utanga amahirwe kugira ngo ureke no kubitindamo nje sinkubeshe ngo hari umunsi waciyeho kuko uwo munsi yego ntago nakubeshya mbese urya atarashika iyo agiye ashikirike aho ni jo mu imperekeza urumva nuko nyine nahise mpereza abandi bari bahari amahirwe twama dukomeza bazi situwasiyo basi cyane hari abantu baba bari apudeti baba bahari bavuga ngo unyerera gato twinjira cyangwa babigiramo uruhare ego hari n'uruhare wenda bobigiramo ariko ibyo gandi bibare baba bakeneye umva n'iki gihe muba murwanira umwana muri babiri ugashaka ngo amureke umufate cyane nabyo biba bihari nabyo biba biriho okay tubwire uko uwo wundi wamufashe bukeye urya ataranashika iyo yagiye ubundi hari ibintu ukora iyo nta kindi kintu uhugiyeho utakaza umwanya ku byashize kuko nuvuga ngo wowe wico wari uhugiyeho cyashize reka tuje mu bindi reka ubuzima bukomeze none se nicare ndire maze nawe uri muri narivuze niyo wagiye sori ariko arabizi nawe ko rebe turi kuvuga arabizi cyane arabizi pe arabizi sawa dukomeza bwaza aho hari n'abandi bizabimumerera neza niyo bizabimumerera nabi ibyo ntibitureba ntaza kubwira ngo ntaca aricoga imbere ya hano imbere y'uwiteka ntaca urico imbere ya debs uti ntaca urico ni ukuvuga ngo uri umuntu udafite icyo avuze sori niba mutabyumvishe neza mu byubahiro zanyu turi muri sitori ariko kandi ni ibikomere by'urukundo tugomba kubyomora tugomba kubivuga akariho karavugwa ni nayo mpamvu twamutumiye by the way kubera ko afite inkuru y'ibikomere yatewe n'urukundo mu gihe abandi urukundo runezeza rukagira gute ariko turaza gusoza twumva uko byomotse aka kantu sinakavuze muri introduction ariko naha tugeze nta kibazo ni umuntu ufite ibikomere kandi mwamaze kubyumva si inkuru yanje afite inkomere yatewe n'urukundo kubera gukunda nuko uwo wese mutindaho ni ngo twama dukomeza aho rwari rugeze aho yamye afatira hahandi yari asanzwe gutereta wenda ariho utusobanurira yari asanzwe atereta yego ku buryo yamye amenya ko mwatandukanye yari umuntu we wa hafi yari inshuti ye yari umuntu nyine baziranye yari umuntu wa hafi wuriye yari muri uwo munsi yari muri icyo kirori yari ahari abona uko bibaye cyane ariko wenda ngo ni nkabyo byifuzo bye urumva nyine biba bigenze neza abasubijwe ni nk'uko byagenze ndavuga ati imana irebera impumyi ntihunge twaba dukomereza aho twari tugeze kabisa ntitwasubiye inyuma yaje ati kakwakundi gisirimba kiza gicikira mugakomerezaho nuko iwe ntabwo uvuga ngo yaje yari umuhakaniye ati ndacafite stress inzanaho nta stress mfite nta stress ngwino uwari uhari byarangiye turahari ngo dukundane kandi wabonye uko byagenze nyine yari umuntu uzi ibintu byose ntabwo akeneye gusobanurirwa cyane ni nk'uko byagenze akwapurocinga se nk'uje kukomora ibikomere basi cyangwa aje kwitwarira umwana wiwe wari uri cyane yari aje guteta nk'ibisanzwe nk'uko abandi batereta nyine nyine yari umuntu wahatezaga cyane ku buryo wenda nyine hari abantu no guhakana batazabaheba hari abantu batazabahakanirwa wakamuvuga ngo nta kibazo urampakaniye ariko biraguma still kwa kundi turashaka urumva
nuko tumve ko ari we wateye ibyo bintu umwaka kubera guhata kwiwe. n'ubundi imyaku abateramwaka barahari ariko siwe. nuko turakomezaga ubuzima bw'ubukobwa buraguza hangane bugura. mbaze iki kibazo. Hari ukuntu muba mukundana n'umuntu hakaza undi umurenzeho ukanga kurekuriya kubera igihe mumaranye n'uburyo mumaranye n'urukundo mwamaze kubaka. Nuhe wari urenze undi muri wowe? Uwo muntu yari ateye ubwoba kuko urabona umuntu wemera uri muri ibyo bikomere ntago ari umuntu usanzwe. Niwa yari afite ukuntu azi gutondekanya hari abantu bazi kuvuga. Urumva hari batagira n'ibikorwa bibanda atari na byinshi ariko amagambo yabo nshuti yanjye ntaho wamushyikira akagukoropa mu mutwe. Ye mana yanjye nuvuga ngo uriya wagiye namwibagiwe nta minsi 3 ishize kandi uko ntago ndi kubeshya. Nako sinzi ko nigeze mutekerezaho cyane kubera ko wateretana n'uyu ntiyumve ko akantu nari busy tiyaguhaga umwanya wo gutekereza. nuko uwo nguwo abaruriye indege wamufata undi cyane. Turakomeza turakomeza nawe biza gushira kandi tumbaza uko byashize. Wenda kukubaza rwose kandi ndabariza abantu badukurikiye utubwire ngo byagenze gute. Uwo muntu hari ukuntu bitaje kugenda neza ntawe byari biturutseho. Mwaravuze ngo muje muri pause se? Twafashe pause ko nyuma utari kuvamo kandi afite ayo magambo yose. Yari amagambo adafite ibikorwa. Uwo muntu nuko bikorwa n'ibikorwa bwoko ki? Kivyo bikorwa mwa mukeneye. Wenda turakomeza na story. Ibikorwa mwa mukeneye. Ibikorwa kuri ya magambo ajyana n'ibikorwa. Urumva hari ukuntu umuntu avuga ibintu byinshi ariko adakora. Rero bizabiba byiza. Kubira se mwazo kubakira inzu ku musenyi. Wasa bimwe muri ibyo. Ni nk'ibyo bitangaza zose bitazabigera. Ariko bawumva nawe ko ari byo gutereta ntabwo biri uriya ukuri ni kwiza. Kubera no uri kumbwira ibintu bitagomba kubaho. Cyangwa nyine abakobwa hari ukundi mwa mukeneye ibikorwa. Abo umugabo kandi mukiri muri fiançailles. Hagomba kumuba none se tunamenya gute ko azamuba. Giye queen. Ego. Yamara ntabikore. Yarizize. Mva Frimedi. Ariko we yarizize. Ntiyubatse inzu yagombaga kubaka yaravuze. Nuko namwe mwiyumvire mwongereho ibindi cyangwa mubaze muri comment jewe mpeke ya. Noneho nuko turakomeza uru rugendo rwa rurerure kubona umuntu ashatswe ndababwiza ukuri. Iwe byibuze mu birangira biturutse kuri indi. Nawe arakubwira afata undi nkuko ahita kwerekeraho undi. Ninge byaturutseho kubera ko nabonaga ko maybe yaje mu gihe kitari cyo. Nyine nari mukeneye muri icyo gihe kugira ngo amfashe mwihimure kuri uriya. Nta nubwo ko ari ukwihimura ko ari kutabitekerezaho wenda bigatuma ujya kure maybe ukabanagira niyo depression itari ngombwa. Urumva nyine ubukeneye uwo muntu kuba hafi kugira ngo ibintu bitakugiraho ingaruka cyane. Aragijananirwa akazi. Oya nukuri ntiyakananiye. Namaze gukira nyine ndavuga ati nakize thank you. Kwa heri. Iwa byakira ati. Ibyo ganti binde watwe ko twose twakira ibindi gute. Nguko twakiriye nawe yakira ibyi. Uretse akazamenye uko yakira ibimugezeho. Aho. Nuko byagenze. Uramureka. Ndamureka? Tacugaye. Ntacyo nari ngaye ahubwo wenda ngiye cyo nari nkeneye cyari kirangiye. Yari yagufatiranye? Niyo ari ngiye yaramufatiranye yari yamfatiranye simbizi. Okay nari mukeneye muri icyo gihe cye yakoze ibyari bikenewe mu gihe yarakenewe kimaze kurangira acaho. Ntiyababara uwo muntu uvuga byinshi gutyo. Yarababaye n'ibyo birandeba twese twababaye buki. Twabaraga kwanyuga. Dukomeze. Bitureba. Oya hari igihe ubona nyine ibintu bitari kuvamo tu. Murumva ko kwine hari ahantu ahayanga gukora ariko reka tureke sikomeza kumuhata. Oya ni ukuri. Tubwira ikibazo ntakintu nsiga ndakubwira insozi kandi vuba vuba. Sawa. Turakomeza. Kabiri kangahe haba haje ubundi. Njewe ari nene uzunga ngo abantu bose ngo bari muri ubuzima n'imyaka. Niko naringiye kubaza deze. We wari ufite iduka uzusha gukuramo. Abantu gana b'abantu.
abantu natwe tukaba babo. Abantu bari bahari nta abantu se barabuze, abagabo ntago babuze n'abagore ntago babuze. kandi abandi bakobwa bavuga ngo abagabo barabuze. Oya, ahubwo babuze abo bakeneye, ariko abagabo barahari. Abagabo badakenewe ni benshi. Nuko reka nkomeza amakuru. Bankundanye n'undi muhungu. Waruvuze kari mu bwenge bwinshi iyo ugasubiramo. Oya, bazakumva bazazusubiza inyuma. Nuko arangije tuba dukundanye n'undi muhungu, iwe yari n'umutipe mukuru cyane. Ntago twanganaga nyine, nta nubwo twari no mu kigero kimwe. Uwo wundi muhujwe n'iki? Twari duhujwe n'akazi, twarakoranaga mu kazi. Mu kazi twakoranaga mu kazi kamwe. Twakoranaga mu kazi kamwe, hashize igihe turakundana nyine nk'uko abandi bazakundana arana. Tuvuga tuyiwe ni seriye yari umutipe uri seriye byata, kugira ngo tubari seriye simukaza mubwira ngo nibo bari seriye, abandi batari seriye baba bari seriye. Nuko uwo mutipe turakundana, twakundanye ari ibintu biri seriye cyane ko twari tumaze kuba bakuru. Yari umutipe mukuru kandi nanjye nari mukuru. Yego, iyo twavuganaga gusa ibintu byo kubaka, twari turi mu rugo, twari turi muri sije nyamukuru, turakundana. Turangije gukundana hashize igihe kitari gito kandi kitari kinini cyane, wenda nk'umwaka umwe. Ijoro rimwe turavuganye nk'uko byari bisanzwe, akajya ambwira tuzabane, adashaka wenda ko dukora ubukwe iki, nanjye nkaba namugora. Adashaka gashaka kubombora. Ariko nkabona abahungu babaho. Barahari cyane. Udakeneye kubombora nako gukora ubukwe ukeneye. Barahari benshi, ariko nkabona wenda atari ikibazo cy'ubushobozi. Atari ikibazo cy'ubushobozi. Haba hari abahungu bagira amafuti bagashaka kuyatwikiriza kubombora. Nk'aho kundi gazavuga ngo ikariza ngo se hari uwundi ngo yashatse. Urumva afite nk'aho kabazo ntiyo kwemera kubombora, gusa simvuze ko ariko yari afite. Birahita bijaza arani bupfe. Yego, urumva rero abatakeneye kwicira ibintu, ugasanga akeneye kugutwara ngo twikire amafuti ye. Urumva nawe ukabubwiye ijoro. Nawe nuko nyine nkamugora, ndi kubona ko hari ibintu ari gutwikira, wenda ariyo mpamvu ashaka kuba yabombora vuba. Nuko arambwira ati sawa, ntacyo nzagutegereza, reka tukomeze dukundane. Turikundana nk'uko bisanzwe. Ijoro rimwe hari kwa gatandatu. Twaravuganaga cyane, twamaraga iminota myinshi. Abiza abakobwa n'abahungu batinda kuri call cyane. Turavugana tugeza saa 7. Saa 7 ubwo mwatangiye nkarya? Ibyo se ndabizi. Ntago bizi neza, gusa twatangiye kare. Urumva hari wigeze kumbwira ngo yagaza amara ngo amasaha 4 kuri telefone. Hari abayamara amasaha 4 se ni menshi. Muhaye mwubaka nawe ntago ari menshi. Urumva nuko arangije turavugana tugeze saa 7. Ngiye nari mfite ibitotsi cyane, ndamubwira ati reka rero ngiye ndyame, ngo tuzavugana ejo. Tipa aremera ati ni sawa. Ubwo bwari bukeri ku cyumweru. Ku cyumweru nabyutse saa 2. Ko tugiye kujya gusenga. Ndabyuka mfata telefone, aho umuntu abanza gucekinga telefone mbere yuko nyine bireze ugahita uzukira kuri telefone. None nkatwe dufite ama YouTube channel. Nzambanza kuja kureba uko bihagaze. Urumva ariko n'umuntu ufitanye uwo bakundana gutyo mutarabishira mu buryo, ugahita uzuka uje kureba ka message yanditse. Ugomba kumenya uko yaramutse, uko yaraye. Nuko mbyutse nsanga post zabaye post. Abantu bose ko barapostinga guhera ku murongo, stati zose zimeze uko kuri WhatsApp, ngo urugo ruhire, urugo ruhire, urugo ruhire. Bakwandikira bamupostinga uwo mutipe iwe. Yego, urugo ruhire se ngo mwashakanye. Yabomboye undi mukobwa. Uti sawa nyine. nawe ibintu zose ko urabigira mu rwenya. Nikomeze none se niko yabomboye undi muntu. Yabomboye undi mukobwa twaraye tuvugana saa 7 za nijoro. Saa 2 za mitondo barimo kumupostinga. Twanze tuje mu kanya umunota umwe wo kumugaya. Oya ntago twavugaya. Twanze dufata umunota umwe. Urumva nk'ibyo kumugaya cyangwa tumwibuke. Witonde kugira ngo mbasubiriremo, sinzi ko ari je wumvishe nabi. Mwavuganye si saa 7 z'amanywa n'izijoro, mu gitondo saa 2 c'iryo cy'uwo munsi. Yego, kuko umunsi saa 7 uba watangiye. Wari umwe
mugeze mu gitondo 2:00 ubyutse usanze ngo urugo ruhire. Umuntu arimo kumupostinga Ari ibyanyabyo. yego ari ibyanyabyo pe ari ibyanyabyo kweri baramupostinga ndabibona ndavuga ati noneho ibi byo nabyo nibyo noneho turumigwa turatangara noneho ndangije ndamuhamagara urarusha ihanganye nuko nawo bahungu dufite aho nuko ndangije ndamuhamagara aranyitaba. Urumva ubu nyine hari ibintu byeze ugahita ubona umuntu bamukoreye save the date ariko cyane abantu bari muri graphic design nibo bazakora nka bakavuga nimba umuntu yatinze nko gushaka bakamamuza n'umukobwa akavuga ngo urugo ruhire yego mutwifurije urugo rwiza. Ni nkuko byari bimeze iwe nagaruko yari yashatse biri serie ntabwo yari save the date yari yabomboye ari kumwe n'umugore baho undi ni bahuza amafoto aho naje ndamuhamagara ndavuga ati wenda ndashaka ko atari byo ndamuhamagara ariko naje nyine ko ndumva atari zo nubwo utarahagera ndamuhamagara ndamubwira biti ni sawa umeze neza ibintu ndi kubona se nibyo arambwira ati ibyo wabonye niko bimeze icyo gisubizo cyonyine yampaye ndamubwira ati okay ndakupa nuko wewe ukibona stati ngo urugo ruhire waza wumva ari urugo ruhire nawe cyangwe nani bazaze uyu nawe ninjye none oya nuko nyine umuntu arabyakira rega buri ibintu biba mu buzima bw'umuntu ni bwinshi kuri kandi ube honest cyane nubwo Paul ni ukuri reka mbabwire nubwo mba ndi guseka aba ari true ni ibintu byabaye birababaje izo nkuru nyine yarukuntu zimeze nka fiction nkaho zitabayeho zisa nka filime ubu nyine heza ibintu by'amafilime byo kwandika bya script mwandika njyewe nagari impamvu atari na script nuko njyewe mbaye imyaka myinshi hano muri Kenya ibi bintu byose byabereye muri Kenya ntuvuga ngo abantu benshi barimo kubireba benshi barabizi ni inkuru zisanzwe zizwe hano mu muhana abantu bazi none se ukundana n'umuntu abantu ntibamenye kuko n'umugore we warabizi kuko ari we ndi kuvuga tujya tunahura n'inshuti yanjye uwo ngo boboye cyangwa kwingo baravuze ngo nagutwaye umugabo ati no bantwaye umugabo ntago yari uwanjye ariko muza mubonana gutya n'ukuri n'uwo mugabo mukabonana gutya cyane nanashatswe hafi wabo ni mwene wabo w'umugabo wawe okay turahagera oyaye twahavuye nuko uwo baragiye nkazahene mugare kawa wundi tureke ihenega kuko hari undi wagiye haragiye nka wawe ihene ziguma kuba nyinshi abaragiye amaze kugenda nari ngiye kujya gusenga nari maze koga namaze koga ngiye kujya gusenga namarongera ndaryama ndavuga ati none ibi bintu bisaba gutekerezaga noneho byagumye kuba birebire birakabije ndavuga ati noneho aya masaha yo nkora iki wiyumva gute nukuri aha ngaha nari mbabaye for real nari mbabaye pe nuko nyine ntazambabara ngo bikunde kwa ko ibintu byinshi mba ndimo kubisekeramo wa mugani wavuze ngo abantu bakuzi kuza useka none ibintu ko biraba nka fani iyo ngo nuko biba bimeze ingino ibintu byose n'ubundi ndi kuzivuga nzivuga nseka kuko ntese urababara bigende gute ibintu byararangiye muri ako kanya narababaye amaze kukubwira ngo ni ibyanyabyo narababaye kandi ntago nababajwe wenda cyane n'ibyo ariko nabyo byarambabaje abantu nibo banteraga stress banyandikira inbox ese uyu ntago ari wa mutebe mukundana ntago ari wa mungu mwakundanaga nuko nyine bishikikana gutyo nyine bakumva WhatsApp ukumva iguteye ubunebwe nyine ibintu biba bibi cyane nuko ndangije ndavuga ati none ibintu bisaba gutekereza ntago ari ibintu byaho gusa ndagase no muri amasaha nkora iki ndavuga ati noneho iyo ibintu byose byanze ni Imana abantu bazabisunga ibintu byose bimaze kwanga Imana ni biri hejuru ya byose cyane buriya ni nayo tuwasi igomba gusengeramo tiwarize uvugisha ukuri nararize kurira se njye nigira n'amarira menshi aba hafi cyane umare urarira nyine ukihanagura gahunda zigakomeza uba ugira ka trauma kidogo trauma nagize nararize mugani wawe urira ndihanagura ndavuga ati none umbwiye tugiye kuganira n'Imana ubu nyine abantu bambereye gito abantu bantengusha uyibaze ikibazo ufite nibaze wa Mana we bimeze biti none ndangije mbwira Imana nago Imana naje gutangazwa nayo cyane Imana izayumva
ikumva ibyo tuyisabye byose uko twabivuze. nako bibiri ivuga. Mbwira Imana bati Imana nta nubwo nasenze ibintu byinshi, nitwa Queen uransobanukiwe guhera none. Nubona ko ngiye gukundana n'umuntu bikagenda gutya ntibikabe, singahure nawe. Umuntu tuzahura tuzongera kuvuga ngo tugiye gukundana azaba ari we umbera umugabo, kuko ibintu ndabirambiwe. Ntago nahora muri ibi, si ya myaka myinshi mfite ngo wenda ngo biki n'ibiki. Nari umwana ukiri muto, nari mwini muto. Wo kumva biterwa n'iki? Ntago mbizi kugeza uyu munsi. Niba ari ubwiza budahagije mbwa n'Abanyarwanda ngo nawe ukivuga ngo umuntu ni mubi ngo ngo ufite ubwiza budahagije. Niba ari ubwiza budahagije simbizi, ariko ibyo byarabaye. Ndavuga ati Imana noneho ukuntu bimeze aha nahawe. Mbwa niba ya ndirimbo yagisubizo mbere y'igisubizo ngo ibihe byangezeho. Ntiwihebye? Okay, njye ntago nihebye, like urabona hari ukuntu icyizere gishira mu muntu. Njye sinza nta kazi cyizere. Ntago bishoboka utakaje icyizere gute abantu bahari. Njyewe umwaragenda ugafata undi akagenda ugafata undi. Muri iyo situation ako kanya wumvaga ko hari undi uzoza? Yego, kuko maybe bari kuza ko bari bahari benshi, ariko abazima nibo bari babuze. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nibwo arabwiraga Imana ati Imana umuntu tuzahura nari mbizi ko bahari, ariko wa muntu ugufiteho imigambi myiza, wa muntu ufite icyo gutekerezaho, apana wa muntu wo kuza gusa kugutera igihe. Yego, nuko nabwiye Imana. Ubwiye Imana ati rero guhera none twumvikane, one on one, tuganire ibi bintu, ukure bano bantu mu nzira yanjye. Kandi nuko nabivuze namampaguruka uje gusenga cyane. Ntiwasiba? Oya, turasiba gute? Tuja gusenga twamaze. Tiwanatinya nuhura n'abantu uko babigenza? Oya, njye naka ibyo ngibyo mbibamo. Ntago byo bigo gutinya abantu, usibye n'aka kazi dukora hari ukuntu gateye utinya abantu ntiwagakora. Wari watangira kugakora se? Oya, njye nunda batinyira iki? Uzi umuntu wiheba ni umuntu abura umuntu nta wundi uhari, ariko uvuga ati Imana noneho uyu nguyu we yari we imbere n'inyuma, yari ikinege. Ni ukuri, ariko bari bahari bagutereta benshi, gusa nyine wa wundi w'ingenzi ni ubura. Yego, ni ubura. Nuko igihe kiragenda, umuntu n'umukobwa bateretwa amanywa n'ijoro, nawe ubone ibikenewe nyine ibidakenewe. Izo zibaye inkundo zitatu zipfuye ubusa urebe. Nuko hashize igihe mpura n'umuntu. Nabwo se wabisubiyemo vuba gukundana kandi? Ntago byatinze. Mbibutse reka bitindira iki? Reka mbibutse ko umuntu tuwe tuganira ni umugore. Nubwo izo byose byabayeho, uyu muntu ni umugore ubu nyine tituragera ku rugo rwe babana ruri kure kwe. Ariko none wasubiye ubisubiramo vuba vuba? Oya, ntago rega urukundo ntago umuntu amenya ngo azahura nabyo ryari. Hari ukuntu uhura n'umuntu uko nyine mugahuza. Ntago ubiteganyije, niyo haba nyuma y'icyumweru, niyo haba nyuma y'imyaka 2, ntago uba wabiteguye. Ntago ububizi. Murumva turahura. Tumaze guhura haciyemo igihe kingana nka gute? Ntago mbyibuka, gusa ntago cyari kinini cyane. Kameza nga nk'umwaka umwe. Nk'umwaka? Wari wagerageje none? Nari nihanganye cyane. Twazi kuri kuvugana n'Imana amagambo amwe namwe. Nuko ndagije mpura n'umuntu ahantu nakoraga ahantu nawe akora ahandi. Nyine ntambuka nkamubona nciyeho, urumva twakoraga twasaga n'abakora ahantu hamwe. Yakoraga ahantu kuri M-Pesa nanjye nkora muri Kinyozi, urumva ariko nyine bifatanye. Nahanyura nyine nkamubona akambona bite ni byiza, amakuru ni meza. Nabyo by'amakuru ntago twabijyagamo. Injira mu kazi nkakora nkataha. Tubaho ngaho hashize igihe nyine, ariko uri umuntu ugukunda ntago ujye umuyoberwa. Nasohoka habaga intebe 2 hanze. Nuvuga ngo iyo abantu 2 babaga bicaye aho hanze, iyo hageraga warahagararaga. Nasohoka yabaga yicaye nyine wenda kumwe n'abandi bahungu agahitaguruka. Urumva iyo hagurukaga wenda yabaga guhaye umwanya nyine ngo wicare. Urumva nyine ibintu by'urukundo ntago utinda kubibona. Abakobwa turasensinga cyane. Idufite ukuntu uhita uvuga ati kabisa uriya muntu nubwo atarayimbwa, muzi kubyumva. Turabizi cyane, ariko arankunda. Nyine nkomeza kubibona gutyo. Hashize igihe ansaba nimero zanjye ndazimuha, akanyandikira bite ni byiza, amakuru ni meza, mumeze neza, wariye
ndaho nyine muri salo ari hanze ngayigo kuko umuntu mutanaziranye cyane nagombwa ngo ntago wariye ntago wari umuzi ki nuko tukomeza kwandikirana gutyo biri aho ngaho ndangije mva mu kazi ngenda aho wakoraga aho nakoraga ndahava ariko kera mwamaze guhana baravuganaga yego bisanzwe ariko ubona harimo akantu cyane nge nabibonaga nkihava abaranyandikiye nibwo nicyo gihe yatangiye arambwira ati nge nibwo ajya bimbwira ati ntabwo nyantereta umuntu twegeranye umuntu uri kure niwe tuvugana maze kuva mu kazi arampamagara arambwira ati rero ukuntu bimeze nuko ngewe naragukunze ndashaka ko twicara hasi tukaganira niba bishoboka icyo gihe nari mfite akazi kandi nari nagiyemo kamboshye cyane ntabwo nari ndi kuboneka biragorana cyane biragorana sana ko tubonana tumara nk'amezi 3 ansaba ko tubonana bidakunda ariko atari uko wanze oya ntabwo ari uko nari nanze hari ukuntu ushobora kwiburisha umwanya ku bushake ariko se yarabyumvaga ko nyine wabuze umwanya oya yari umuntu ni umuntu utajya wumva ama excuse yani umuntu utamenyereye nyine umugabo wanjye ntabwo ari umuntu akuriye mu muco wa Kinyamurenge cyane niwe mugabo wawe uwo yes niwe turiho mugabo wanjye uwo nguwo uramusobanura neza niwe ndamutindaho urekane na bakasha abandi tubareke nuko urumva no utarakuriye niba ariwe mubana niwe tubana umuntu utarakuriye muri societe yacu hari ukuntu societe yacu tugira ubwenge bwinshi cyane iyo umuntu yakuriyemo utuntu two guca hirya no hino turabizi tugira ubwenge bwinshi budakenewe nuko niseka nibyo oya ntago ari ubw'imfabusa hari ukuntu nyine tuba dufite ubwenge bwinshi kuko abanyabwenge hari ukuntu bazavuga ngo indyarya nizo ziba zizi ubwenge ntago upfa kuba indyarya kurya abanyabwenge nibo bazaba bindyarya kujya umuntu w'igipfunti afite umwanya se ntayibamo urumva ariko nyine iwe bitewe n'imico ye niyo mpamvu atarabimenyereye yabona uri kumugora akibaza se uyu muntu bimeze gute akaba namuhamagara akanambwira nabi yerere agatomboka amaze nk'uyu mutipe gutomboka aranzi azi ibyo umuntu bahuye nabyo karantombokera turaziranye ariko se byibuze aho ngaho dusubire tube nk'abitonda dufate kaferi yasaga n'umuntu noneho wewe wasaga n'umuntu utangiye kubyumva kumva ko ugomba gukundana aricyo gihe wapi cyangwa wari warabizinutswe kwanza nari ngiye no kumureba umutipe aranshakira iki numva ibyo avuga murebe nanjye musuzugure nk'uko abandi bansuzuguye urumva nyine uba ufite nyine bya bintu nyine byose biba byarakubayeho ukumva nyine nta kintu umuntu yaza kubwira nyine wajya no kureba umuntu ukumva wenda agiye kubwira nk'ibyo abandi bagiye bakubwira nuko ndangije sinzi ukuntu umunsi umwe byarampamagaye arambwira se byibura uyu munsi hari ukuntu wabona umwanya uvuye mu kazi uhanyure gusa unyure hano nakoreraga tubonane iminota mike ndamubwira ati okay sawa nta kibazo turaza kubonana ndashaka umwanya nshaka umwanya uwo munsi munyuraho mvuye mu kazi turicarana hasi agura fanta arambwira ati ukuntu bimeze nuko njye naragukunze kandi urukundo nagukunzemo ntago nshaka ko dukundana ngo ibintu birebire ngo tujye muri byinshi ndashaka kumbera umugore nawe taho ni sawa oya njye buriya ntaho ni sawa se gute higa ko umugore ntagashaka kandi umva ashaka abigira bigufi yego tubitinde nk'imyaka 5 erega ntago umuntu aba akeneye kuba umugore ukeneye kuba umugore n'umuntu ukunda kuba umugore kandi we nturakunda yes ntago urabyumva neza uba ukeneye kuba umugore n'uwo wakunze ntaho kubaga abagoreho abantu bose baba barabaye abagore nuko batarabona aho bakunze nuko sawa nuko arandaza arambwira ati ngiye nshaka kumbera umugore nicyo naragukunze ndumva nshaka kumbera umugore first day umunsi wa mbere duhura n'iryo jambo yambwiye ndamubwira ati okay ko n'umuntu utazi guca hano umuntu straight cyane ndamubwira ati okay sawa ntacyo ushaka ko nzakubera umugore nibyo ati nibyo reka tuganireho iminota mike turaganira nyine tuganira ibintu byose ntavugira hano musubije mu kiganiro yego turaganira pe ni wa muntu uvugisha ukuri ari wowe umubaza se ari njyewe yego noneho niwe utangiye gushishoza gaze uyu niwe ubundi ari mu biki ibintu ari kuvuga abirimo yehehe ibibazo byinshi cyane byinshi nta navugira ahangaha kuko byatinda tubwire nka bitatu okay ikintu cyamaze ukeneye kubaka yego ufite iki ushaka kubakiraho
ntago wenda dukurikiye ubushobozi ariko none ntago uba tuzatungwa ufite nawe nta n'amana kibazo nta nubwo tuzanatungwaga n'amasengesho cyangwa n'ibyo dutekereza tuzatungwa n'ibyo turya n'ibyo twakoreye ufite iki bimeze gute aransobanurira ni umuntu w'umunyakuri kurenze hari ukuntu umuntu akubwira ukuri ukavuga ati kabisa uyu muntu arakabije hari ukuri umuntu akubwira kutari kuri nako ukumva arengejeho ku byo wari ukeneye kumva ni wa muntu ukubwira ati nta mafaranga mfite ariko mfite ibi n'ibi n'ibi bizagenda gutya na gutya nidufatanya bizagenda uku n'uku n'uku pana wa muntu kwirariraho cya kabiri icya kane wabazaga se ufite iyihe vision ukeneye umuryango bimeze bite mbwira intego zawe bimeze gute erega buriya vision ntago ari mu bikorwa ngo muzagera kuri ibi yego ukeneye kumva imitekerereze y'umuntu n'icyo abitekerezaho nuko turaganira cyane ndetse noneho ikintu twaganiriye bitewe n'uko turi kuganira cyane konvense rero uwo munsi numva afite ukuri gukabije bari cumpa cya gatatu cyakwemeje ukuri kugeza n'uyu munsi ndacyambwira ati ukuri kwawe niko kunyicaje aha ni ukuri aracyakubwira n'ubu ntago azi kubesha dore nguyu harine ni ukuvuga ngo wamukoseye na aho bikahita birangira nta muntu ntago azi gutegereza next time azaza bibwe nicara hano uzumva ukuri kwiwe ntago azi kubeshya ndavuga ati kuriya hari ikintu kigoye muri iyi si kubona umuntu w'umunyakuri biragoye cyane noneho amplis umunyakuri ugukunda urumva yarankundaga cyane nanabibonaga cyane ariko kuko wakomeretse ukanga kubijamo vuba vuba ukanga kuba wahita ubyinjiramo nuko turakundana noneho hageze umunsi umwe ari kuri Saint Valentin arampamagara turahura ambwira ko nyine icyo yifuzaga ari uyu munsi ashaka kugipuratika uwo munsi ngo ni none noneho turashize bigenze gute mukora ubukwe uwo munsi njyewe Eric naguze impeta ugomba kuyambara nshaka kukwambika impeta nk'ikimenyetso kigaragaza urukundo rwacu ndetse niwemera kuyambara niwemera kuyambara uraba wemeye n'ibindi byose nzagupropose ndamubwira ati soke uremera nawe umwana w'abandi ati ndaha kwini ngizi ntoki abandi bazi gucishaga izo mpeta zikajya ku bandi tasoni uravuga ati ntubona umugabo umugabo uri nkawe umunsi anyambika impeta iraba nini ntiyanankwira kako ugira intoki ntoya ntiyankwira nuko nyine muri mwembi babiri ari sawa cyane ari sawa pe ntaguhuruza abantu badakenewe ntarahuruza se nta bintu byinshi twari babiri twicaye arayinyambika turakomeje igihe kiragenda uko iminsi igenda urumva nyine aho twaganaga ni aho ngaho amporopoza ko tugomba kubana ariko we yashakaga ko dukora ubukwe nyine urumva yaporopozaga dukora ubukwe cyari kigeze njyewe ndamubwira ngo ngiye kwiri ntabwo nshaka ko dukora ubukwe yego wowe ari wowe udashaka ubukwe iwe abushaka yego tushaka kwambara ikanzu iryike icyo nkeneye ni ikanzu ni umugabo uza amakanzu mfite anyway ubukwe ni bwiza ntago ntesheje agaciro ababukoze ariko njye ntago nabushakaga muri icyo gihe kubera iki okay impamvu iraremereye anyway banza utubwire uko wamubwiye turabona kugaruka ku kibazo cyane namwandikiye message ndamubwira ati wakoze cyane gutekereza ko twabana warakoze cyane kunkunda gutekereza ko nakubera umugore igihari rero njye ntago nshaka gukora ubukwe niba bishoboka hari uburyo twabana mutakoze ubukwe niba ko kunkunda yes no ubwo nibwo buryo mbishakamo kuko unkunda ko narabibonaga ko wari umaze kubyemera n'ukuri njye ubwo nibwo buryo mbishakamo sinzi icyo ubitekerezaho hari ukuntu yakuriye ahantu batavuga ikinyamurenge cinshi noneho atakunda ibintu byo gusoma liste kuko nanditse urwandiko rurerure arambwira ngo ajya ambwira ngo yahamagaye umuhungu w'inshuti baza kumusomera
ariko aza gusobanuza nyine ntaga n'ikinyamurenge ntaco azi n'ubu ubu nyine tubana ugatangiye kuvuga ikinyamurenge ni umunyamurenge cyane umuhungu umusinzira utanikoraho utazi ikinyamurenge nyine bitewe n'aho yakuriye gusaba mu karemani cyane habe n'ubu nyine yicaye hano ni uguseka gusa ntago wakumva icyo ari kukubwira azavuga igifaransa gusa umwana w'abandi ni no problem nuko ndamubwira gusa ahamagaye uza kumusomera ahamagaye umuti penshi uza kumusomera aramusomera message ati noneho nkubiswe n'inkuba ariko noneho uyu mukobwa ubundi abaho arampamagara turavugana nyine uri sawa yego musobanurira impamvu njye naramusobanuriye kandi yari ihari yari ihari ari kapani yo muhaye mutekereza tubwire nta kibazo mukunda kwanariza ukunda inkuru mukunda kwanariza cyane kwanza kwa mbere uwo muhungu akimara kumusobanurira iwe yakubwiye ko uwo wundi ntiyamuciye intege terekana n'uyu mukobwa oya ntabwo yamuciye intege kubera ko nari ndi kumuha impamvu zifatika muri message wari wazanditse cyane umwandikira gute kandi yamwandikiye ko nashaka ubukwe kubera iyihe mpamvu rero nyine kubera impamvu zacu bwite wenda ntavugira hano zanyu nawe cyangwa zawe zanjye zitarafashega cyane tubwire ngo ni impamvu ganzima no kutabukunda birimo nyine ntago ari cyo kintu n'umwe wacu ari kudukurikira hano ngo yakundaga ubukwe niyo ukunda kuvuga ngo yigeze kutubwira reka mubwire aravuga ngo ese ubukwe dufotora mu makwe kurya dusoje mu bukwe yicaye ku ntebe y'abageni nka gutya ariko imagine jewe nicaye gutya mu bukwe nkicara ku ntebe gutya nawe watinyaga kwicara ku ntebe imbere y'abantu njyewe ubukwe ni bwiza nta nubwo nanabwanze pe ariko icyo nashakaga icyo gihe nashakaga umugabo ntabwo nashakaga ubukwe icyo nashakaga cyari umugabo kurenza ubukwe ariko umugabo uciye mu bukwe ukanezeza ababyeyi ugahesha ababyeyi ishema uko usaba ababyeyi bacu ntibanezerewe kuragira ngo baranezerewe cyane bamerewe neza kuriya aho ariko iyo mpamvu idafatika rero yari iyihe ntago nari mbishaka muri icyo gihe nari mu bihe cyangwa bidakeneye ibintu byinshi watinyaga ko n'ubundi nabwo bwopfa mubushize hanze nabyo ntibyabura icyo ni icya mbere ubundi mu bukwe abantu bakoze ubukwe bazabikubwira habamo ibintu nka 720 intambara zitanakwiriye ugasanga ntiziturutse ku mugabo wawe ntiziturutse kuri wowe ngo ziturutse ngo from nowhere akaza kwica ubukwe ugasanga nyine ibintu ko birazamo akavuyo katari gakwiriye jewe ndakumvise mu ruhande rumwe umuntu wari waraciye muri biriya bintu bimeze kuriya izo mpamvu nubwo zidafatika banze kuzivuga zose ariko ntago ni nkizo zose ntago zifatika tuzireke ntago zifatika nuko turangije aragenda bitekerezaho mu gice nyuma ya kamera yagiye kuza kudusumba yatugoye cyane aragenda abitekerezaho abantu bicayeho rwose mureke kutubangamira oya nta kibazo bihangane ariko baryohewe na musheni nta kibazo nicyo kintu kitabaryohe none nuko umusobanuriye abyakira gute ni umuntu utagoye kumva umugabo wanjye ni wa muntu ushobora kuzana ikintu ataratekereza ko nazana kigapfa kuba cyumvikana gifite ibintu bifatika zarumvikana zifite ibimenyetso none kandi impamvu ikomeye ni uko yankundaga n'ibyo nzanye bitanumvikana agomba kubyumva cyane agomba kugendera muri iyo ritime nuko ndayimubwira arambwira ati nuko wabitekereje nuko nabitekereje sawa nta kibazo niba ari uko wabitekereje yahise anyandikira kuri WhatsApp yahise anyandikira ati tariki izi n'izi tubikore ryari ntabwo ari tubikore ryari tariki n'iyi ukwezi kunuku mupanga no kubomboka mu mezi twebwe ubundi kubomboka kwacu byari bifite save the date aho mupanga save the date yo kubomboka ngo kina nabi cyane pe nuko turayipanga umunsi wo kubomboka noneho ko ndabivuga bikantera isoni yewe umunsi wo kubomboka uragera wa munsi wicara utegereje wumva ari ibyanyabyo bizaba njyewe ubundi hari ikintu numvaga ikintu ndi gukora kitazaba numvaga ndi kumupima nanjye ko ndumva bidashoboka nyine bitari bubi ni ukuri numvaga ndi kumupima aho watiye umutipe reka mwemerere ibintu utabyo azakora ndamwemereye umunsi nguwo nawo ntutinze umunsi nguwo kurihuta noneho habura nk'icyumweru arampamagara nicaye mu rugo arambwira ngo sohoka hanze
ndasohoka nsanga ahagaze hanze ngo nutse gushaka inzu ndakati bya bintu byakomeye nta bintu bya nikururiye bintu byakomeje kuba amabuye turagenda dushaka inzu nawe noneho ubona urugo rubaye urugo yamba inzu nziza cyane turayibona ndataha ico gihe cyose uko kwezi nimba ari ukwezi nyine iyo save the date wasetinze yo kubombokaho hari abandi bari baza ayo makuru byibuze babisangije bo muri famiye yawe yuko uzabomboka nta muntu n'umwe nigeze mbibwira uryumaho wenyine usibye gusa umugabo wanjye afite brother wiwe mukuru inshuti yiwe cyane niwe yabibwiye bavukana neza niwe yabibwiye amubwira ati okay nuko bimeze amwereka umuntu aramwereka ibintu byose muri make niwe wenyine wari uzi ibyo bintu mbese yananiye ngo ntabukwe none tubombo bimeze uku nuko none yavuze ngo aramushigikira amubwira ati wowe niba umukunda isuke nta kibazo nta kibazo agira ababyeyi cyane bose okay mabwo ya data uko baracahari barashikana ndabakunda cyane nuko turangije dushaka inzu turayibona ngenda taha arakomeza aripangagura ibikoresho nkuko nyine ibikoresho nyine byo mu nzu bene byo kwipanga ubona nyine urugo rwaba utangiye nko kwipanga ntangira kugira ubwoba nta kintu kimwe nigeze ngura nabivuga ntangira kumva ubwoba buranyishe naryama nkumva nabuze amahoro nabuze ibitotsi nabatize ibi bintu noneho ndabiva yarambwiraga nkumva nkubwire ibi bintu niwe wabizanye nubivamo nzazi iwanyu nzagusanga iwanyu ati noneho biracitse nuko umunsi urageze umunsi ugeze ndabyuka umwana w'abandi njya muri salo Aline niwe wankoreraga inzara ndagenda Aline wowe nkoraho ryaki atabizi wankorera mu mutwe antera inzara nyine nsa neza nk'abandi bana none nuko turangije ndataha ntacyo ngeze mu rugo nsanga mama mu nzu n'abarumuna banjye n'abakuru banjye mfite abakuru banjye banashaswe mbere y'abakuru banjye babiri nabo nta makuru bafite nta n'umwe nicara simbwira amatu waruzi amakuru uvuga nje ngiye kubomboka uwo munsi muri blague rero nkuko ndi kubivuga nkuko nyine ndi kubikubwira ariko nabibabwiraga singiye ukuhaye bona bakuru bawe baraho ngiye kubomboka bose baraho bagaseka kuko ndi umusanzu ugira blague nyinshi haricayemo mu nzu umugore duturanye baraseka bose baraseka pe aravuga ngo mama agira blague nyinshi ngo ubonye ukubombora se nguva aha ngo ari amakuru nyine ati okay sawa je gihari cyo nuko ngiye kubomboka tiwaba nkubishiramo ubuseriyezemo kugira ngo bavyemere oya ariko umugore bari bicaranye aravuga ati kwi nubomboka mwemereye igitenge nawe ati cyo gitenge uvuze genda ukizane ubuke ejo ntagiye yamagenda arazingura mu bitenge amezi tingishyashya pe aho ngaho yamakimpa kandi bari kugira ngo ni imikino bari kugira ngo ni blague ukibika gute kandi utagiye namanga ifata ndakibika mu gikapu uramuga ati nintagenda nzakigarura nambwe ati nje gihe cyo ndagenda bagaseka nyine mu nzu bisanzwe umugoroba ugeze umwana abandi habura numwe wovuga ati birashoboka yogenda ko nta numwe kuko nta numwe nukuvuga ngo nta bantu bari bazi ko mukundana noneho no wamuhungu bari babizi kubera ko mukundanye mu ibanga cyane ari ndambiye ibintu ibanga rikomeye cyane nyine by'abantu benshi nuko ndangije amasaha ageze umwana ndoga nditegura mfata igikapu cyanjye ndazinga ibintu byanjye pole badahari mama ntago yari ahari barumuna banjye bakora bari bagiye mu kazi barumuna banjye bari bahari mfite murumuna wanjye dusa nkaho tungana arambaza bebe none kuhetse ibikapu bajyambaza ngo bayanyita bebe kuhetse ibikapu ugiye ndavuga ati we ibikapu byanje biguteye ikibazo ndabombotse ufite ke kibazo bose bagahita basekera rimwe nuko nagiye ngezeyo ndandika kuri WhatsApp ndavuga ati nuko bimeze byarangiye ngiye nagiye nuko nyine uko bazaseka niko ntago babyemeye ntibigeze babyemera kugeza ubwo babonye abantu barimo gupostinga urugo ruhire nibwo babyemeye nuko umwana wandi ndagiye mbo umugore kugeza uyu munsi papa wawe abivugaho iki papa yaranyandikiye hari nyine bukeye ngega nari ndi kuri WhatsApp abantu barampostinga ngo urugo rure nka reply tugeze uzimya telefone nayewa nyizimya nahunze ndi natwaye umugabo wandi sinzimya telefone pe nukuri abantu barapostinga nkavuga thank you murakoze bagaseka ataka wari postinze wewe oya barapostingaga nkabasubiza nukuri papa aranyandikira mu gitondo ndamubwira se bebe ibyo ndi kumva byabaye nibyo ndamubwira ati yego nibyo
ntagusubiza courage twavuze tuvuga umubyeyi yabihesheje umugisha ntuzi yareka gute ntabwo yareka nuko turubaka kugeza uyu munsi tumeze neza. mumaze imyaka ingahe? Imyaka 3. Maze imyaka 3. Iyo myaka tuyibyaramo umwana w'umukobwa mwiza pe. Witwa nde? Yitwa Umuringa Ketia Roxane. Umuringa sa bintu ni hatari cyane byabereye umuringa koko cyane ni mwiza mukweretse. Aha none ufite inkuru mw'abantu mwe inkuru ni ndende yuko namwe ntimwarambiwe nubwo dutinze ariko iyi nkuru ikora ku mitima mukunda ni ibikomere by'urukundo koko. None niki wigiye mu rukundo nirihe somo rikomeye? Urakoze cyane kubw'iyo nkuru uhaye aba bantu bakurikiye Afrimedia Live. Nirihe somo rero rikomeye wasangiza bano bantu kubijyanye n'urukundo? Mu rukundo rega ntago haba amasomo menshi kuko urukundo ruyoborwa n'umutima. Ngiye ikintu nabwira abantu, niba ukunze umuntu kuko ukaba umukunda, mukunde pe. Apana kwisigariza cyangwa ngo utuntu tube honest. Umuntu niba ukunze umuntu bimubwire. Nigihe urukundo ruzashira uzamwegere. Ntugatereka nkubwire. Ngiye twamenyanye ngukunda ariko hari undi nabonye ndi kumva bitari kuvamo neza. Nyine kuvugisha ukuri ni byiza. Ubundi ibintu byose byisha ibintu hano hanze. Wogeze ubwira gutyo. Kubeshya. Wogeze ubwira. Yego. Wa undi watayemo hagati. Namwete kabisa pole kuba twakize. Urumva nuko. Ariko rero ikintu nababwira twige kuvugisha ukuri. Niba ukunda umuntu mukunde kandi umukunde wenyine. Ni wumva binashize mwegera ubimubwire, umubwire ko ibintu bitagishobotse. Arike kwicara yicaye ku cyizere runaka kidahari. Maybe ari no kwanga n'abandi bafite akamaro mu buzima bwe. Yego twige kuvugisha ukuri, kuba honest mu rukundo. Warakize neza ibikomere byarakize. Nakize bitaraba. Ni ukuvuga ngo nakize kera kurya nicyo cyiza cy'abantu bavuga, abantu baganira. Nakize kera kandi gangiye urabona ko nta kintu nta mwaka wacagamo cyangwa imyaka 2 ntagiye mu rundi rukundo. Icyari gutuma wenda ntakirana uko nari kuba ntarabonye umuntu unkiza ibikomere, ariko nabonye umuntu nari nshaka mu buzima bwanjye. Erega ntibumva mvuga gutyo gihe wenda nari mukuru cyane, nari muto pe, ariko kuba nari muto nari muto ariko nshaka umuntu wanyawe muri njye, nshaka umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, kandi naramubonye. Hari umuhungu wigeze ubwira ko ukunda ari wowe mutangiye? Ntawe, gusa iyo haba nari kubimubwira. Ukamubwira gute? Nkamubwira ko mukunda cyane. Umva amahoro nitahira. Sawa murabeho. Wewe ukamwicaza ukavuga ati buri ubona ndagukunda. 100% njyewe. Gose kubera iki nakwicarana ibyo bintu. None se gukunda si ibintu byiza. Uri serieze se ko bishoboka? None se shema we nkwegereye ahubwo ngo ndagukunda byakugwa nabi. Byamusaza. Wagira isoni. Nuko njyewe urukundo ndufata nk'ikintu cyiza cyane. Ku buryo kitantera isoni kukikubwira ngo ukunda. Cyagutera isoni kukivuga. Reka. Ni ikintu mfata. Hari umuntu uyu munsi udukurikiye. Ufite umuhungu akunda, yimariyemo yasariye. Ariko ataramubwira. Uwo mubwira ihe n'amakosa. Ikintu bitse ni cyiza. Ntago ugiye kumutuka, nta nubwo ugiye kumusenya, ahubwo ugiye kumwubaka. Buriya nta kintu cyiza nk'ijambo ryiza. Reze igihe cyiza. None wabasha ko atazera igihe cyiza, ariko ijambo ryiza ni ryiza nyine rirafasha umuntu wakunze umuntu ukamubwira ko umukunda. Uburyo yabikoramwo yabivuga mu buhe buryo? Aha ndapfuye umwana w'abandi. Nese uburyo yabikoramo ntago ari ibintu babigoye, ni ibisanzwe. Umuntu uramwegera akamubwira ngo njyewe naragukunze. Nuko umutima wanjye ubimbwira n'ubwenge bwanje nuko bintegeka, njyewe naragukunze. Kandi njyewe iki gihe tugezemo ntago nibaza ko turikiri abantu wobwira umuntu ngo uramukunda kama atangara. Ntago ariko mbyumva. Njyewe niba ufite umuntu wakunze uzabimubwire pe, ni byiza. Ni byiza rwose. Arimene cyane. Ese ni mwabyumvishe rero. Kuko iki se bo bitabagora kubitubwira. Abahungu wenda nuko ari bo ba mutwe w'urugo. Sinzi niba mubyemera ko ari bo mutwe w'urugo. Turabyemera. Turabyemera. Niyo mpamvu wenda tekereza ko ari yo mpamvu. Ariko gananje mubwiye ko mukunda simba mukuyeho umutwe. Ubaye umutwe. Abakiri umutwe ariko nkamubwira ko mukunda. Nuko none uyu mugabo wagukoreye ico kintu gikomeye gutyo akagukura
reka mbyite igisebo cyane Sibyo? tunabyitega ngo bigire gutya ni igisebo reka mbyambike ihuzu noya abakobwa batarashaka barabizi uburyo basebyemo mu by'ukuri birababaje cyane birababaje pe ariko uyu mugabo wagukoreye icyo kintu ukabona aragutwaye akugejeje mu rugo murabanye imyaka 3 irashize ni muntu ki mu buzima bwawe uretse kwitwa umugabo gusa ni umuntu udasanzwe ni umuntu uzumva wo muhemba nk'iki umuntu wakoze icyo kintu ikintu muhemba nzahora namuhemba nzamuhemba kumukunda nzamukunda pe kandi nawe arabizi ndamukunda cyane uzi ubimwereka mu buhe buryo bwose nta na bumwe nza nsiga Afrimedia we uburyo bwose bushoboka bakwereka umuntu kumukunda njyewe cyane hari ikintu abagabo bakunda ko bakunda yega ariko bakundira n'abantu babo nicyo kintu cya mbere nabonye bakunda rero njyewe ngiye kumukunda mpera kubi iwabo bavuta ari abahungu gusa nta mukobwa ngo niwe mukobwa wari uri iwabo njyewe mpera kuri baramu banjye ngahera hasi ndabaga nkuko batogushara kuri kamera mabukwe ni inshuti yanjye gutya baramuhanye ntabwo baba hano ndabakunda cyane kuri video call baba mwisi kuri video call abaramu banjye bo turabana hano tujya tubonana ni inshuti zanjye ni ukuvuga ngo nibo bantu njyewe abuze ijambo akoresha ariko buri wese wewe wicaye aha ngaha mugani wa unity urabyumvishije cyane aryongereho wenyine cyane buriya abantu nibo bantu b'ingenzi mu buzima bwanjye kuko nibo bakoze igikorwa undi muntu atari gukora baguhaye agaciro abandi bakwimye kandi nabo barankunda ku rwego ntazi barankunda pe ntibazabumva ko umuhungu wabo hari aho yahomye nizo nshuti zanjye za mbere ni ukuvuga ngo ngiye hari abantu b'inshuti ngira abantu b'inshuti bake wabona babwira ikintu cyawe niba inshuti yanjye n'uriya Aline nawe ga n'umufamiliye ariko abantu b'inshuti nawe ni mabukwe ariko mfite muramu wanjye inshuti yanjye cyane ni ukuvuga ngo ibintu byose duhereye ku murongo niwe mbiganiriza ni ukuvuga ngo nibo nshuti zanjye nibo bantu banjye kandi ibyo nawe biramunyura cyane yumva nyine atewe ishema no kuba ndi umugore kuko nkunda umuryango we cyane ni irihe jambo wabwira uyu mugabo wagukunze gutyo akagukiza iki gisebo akakwambura iyi huzu y'igisuzuguriro njyewe ku bushake bwanjye njyenyine ndamukunda cyane ko nta kindi kintu nabona kirenze icyo ngicyo hariya numara umubwire yego mana yanjye papa Keti ndamukunda pe ndamukunda cyane mariraga barasetse ndamukunda pe iki kiganiro cyacu ni cyiza cyari kirekire ni kirekire ariko kiraryoshe ni ukuri iyi nkuru ntabwo nayicikiza murabyumva kimungaye ngo arabantu muza munyandikira ngo nza nkora ibintu je nzananirwa gucamo inkuru kugira ngo umuntu afite inkuru murumva nk'iyi nkuru umuntu iyo yicamo mwebwe akayiciramo hagati gute ukayiciramo se yari ataragera kuri uyu mugabo mwiza gutya nkazana nde tugasoreza none rero tugana ku musozo nshaka ngo utange message kuri bano bantu bakurikiye Afrimedia bababajwe n'urukundo nkawe bagize ibikomeri nk'ibi ngibi wanyuzemo wenda mu bihumbi 70 n'abingaye bidukurikira ndishuwa ko hari abantu batereswe n'abahungu batari seriye na n'ubu bagiterwa n'abatari seriye wenda ngiye navuze ko ari abo babiri sibi cyangwa bangahe hari umuntu ubayeho amaze guterwa nk'abahungu 8 bose batari seriye ariko hari umuntu wari wumva wahuye n'ibyo bintu byawe kubera iki se badahari barahari cyane nuko ari njye wabivuze reka yego sawa ngaho genera bano bantu bahuye bagifite ibyo bikomeri bateretswe n'abahungu cyangwa se bagiteretwa n'abahungu batari seriye nk'uko kandi cyangwa se wenda bataranomoka ibyo bikomeri niki wababwira hanyuma dusoza ngiye kuvuga bwa nyuma azaguma gusa ngo tugiye gusoza n'ibyo ngibyo turashoje noneho ni ukuvuga ngo ikintu nabwira abantu bari muri iyo situation cyangwa abayibayemo abakirimo hari abayibayemo batarakira hari n'abakirimo igikomeje icya mbere ntugahe umwanya ikintu cyose cyakubabaje
icyo ni ikintu cya mbere. Nayo mpamvu wenda navuze ngo navaga kuri umwe ngafata undi bakabiseka, ariko kugira iyo ntajya kujya kuri undi nari kuba nkiri muri bwa bubabare bwa wa wundi wahashize. Ni ukuvuga ngo ntugahe umwanya ibintu byakubabaje cyane. Niba ubona hari indi opportunity yaho wakwishimira arihugana. Ikindi cya kabiri, confidence. Hari igihe umuntu ibyo bintu biba ku muntu agasigara yaritereye icyizere, kuvuga ati maybe biterwa nuko nsa, cyangwa hari ikindi kintu mfite kitari cyiza abantu bajya bambona ntibambwire. Ni gute njye umuntu ashaka? Yes. Oya, icangira iryo jambo ni ribi pe. Iryo jambo ni ribi. Umva wahuye n'iyo situation zimeze uko ukibaza se Mana ni ikihe cyangira washizeho gito. Kandi ibyo bintu nibyo ukumva nyine hari ikintu runaka njye ndabizi ko mfite igikundiro, ndabizi neza cyane. Uranagifite wowe wateretwaga n'abantu bangana gutya. None igikundiro rega ni umuntu ukiremera, kubera iki wumva ko abantu bakwanga? No, ntabwo ibyo bintu bibaho, kandi nta wangwa na bose, nta n'ukundwa na bose. Kidubura kandi cyane. Oya, ntabwo dukomeza buretse ndangize igikundiro araciremera cyane. Igikundiro ngo hari umuntu ubwira amaraso mabise. Tugaruka kuri iyo topic. Okay. Confidence irakeneye ku mwana w'umukobwa. Waba warateretswe n'umunani bakakwanga, umva ko wacyenda azaba muzima. Sibyo? Apana kugenda ngo wama wiheba ngo ngiye ngo baranyanze ngo ngiye bimeze gutya na gutya. No, haguruka kwa kundi wasaga, ariko ukomeza gusa, ukomeze useke, ukomeze wishime. Kurya abantu ntago bakunda abantu batishimye. Kurya nuherana nakagahinda kandi baguteye ugahora ubabaye, nico kizatuma banakwanga kurusha wa mukobwa utajya usekura, mukobwa utajya wishima gute. Ariko confidence ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Gerageza wumve ukomeye muri wowe, kandi uhe n'amahirwe abandi. Hari ukuntu ujya mu bintu bitakunda ukagira ngo n'abandi niko bateye. Umuntu nakwa approachinga ntumve kwaje nka wa wundi washize, ahubwo umuha amahirwe ye ayakoreshe uko bimeze. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane Queen. Harya yindi ni ngeneye. Ngenera Esperance. Ngenera Speciosa. Ndagushimiye cyane. Thank you. Kubwo kwemera ubutumire bwacu. Yego. Next time mwandika icyo mukeneye azatubwiraho. Nimba azaba ari kumwe na wa mugabo wamukuye wamwambitse ihuzu nziza kugira ngo yego. Mwe mwari mudukurikiye, ndabashimiye kubw'ubufatanye bwanyu, kubw'inkunga yanyu, kubwo kudushigikira. N'ubundi mukomeze mutugane mu bikorwa bindi bisanzwe dukora mu buzima busanzwe bya Afrimedia Live. Abakunda amafoto meza, abakunda abafite amakwe, murabizi ibyo musanzwe mubizi ko ariko kazi tuzadukora. Hanyuma The Beauty ngaho babwire nawe ubundi ubohereze hariya hirya. Sajya mba naje gukora iki? Ibaze mu bintu byose navuze ntavuzemo The Beauty. Wayivuze dutangira. Nayivuze ariko nubu nyine ongera nta kibazo uhita usoza, ubundi turapininga muri comment muha kandi link ihari, muhite mujayo murenguke yo mu supporting. Ariko reka babwira ijambo rimwe nawe abaterete. Yego, no kuvuga ngo izi nkuru mubwiye tumuha agace kangana gutya ugereranyije n'ibyo biri kuri The Beauty. Ni uvuga ngo kuri The Beauty tubirambura nta masaha turi kureba, tutari vuga ngo ko turajahe. Iyi nkuru mwumvishije na akantu gato mugende kuri The Beauty, hari ibintu biresha nkuko ukumvuze mvuze babiri kuri The Beauty, hari bane ntisiko muhaga byose nukumukonjoreraho. Urumva mugende n'abagabo bacu bariyo. Umuntu waba ufite amatsiko yo kubona umuzungu, ese navuze ko nashatse umuzungu yewe maze Imana impa umugabo mwiza yemwe, ndaza kuguha tamunere niyo ushira barebe ukuntu Imana iziko zisoni Satani yayikojeje isoni birenze. Nta umugabo mfite ntasa n'umwe no muri bigeze bantereta. Urebe Imana ngo ikuraho umuntu y'igisuzuguriro uze kuduha nabo bandi. Oya abo ngabo sinaba tibona rebwaga nta kintu cy'ingenzi gihari. Abagabo bangahe bose? Nta bagabo bari. Niyo title. Nuko nushake wandika iki narayimenyere. Nuko ego mukore subscribe kuri The Beauty kugira mukomeze murebe ibiganiro byacu bya buri munsi. Hariho ibintu byiza pe, hariyo abagabo bacu wanjye wa Alina bafite amatsiko, hari inkuru nziza kandi nyinshi, hariho shangaza ari kubagira inama. Murakoze cyane, turabashimiye. Imana ikomeze kubarinda, ibahe amahoro, amafaranga, ubuzima bwiza, tukomeze dutere imbere. Imana ibarinde.